Amahoro y'Imana nshuti y'umusaraba, Imana ikugirire neza nanone. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya 17 Werurwe 2023, umunsi wa 76 mu minsi igize umwaka w'ibihumbi 2023. Intambwe nsha nanone Imana iremye mu buzima bwawe. Ibuka ya saha kwizera kuriyongera mu buzima bwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 53. Nuko se amenya yuko ari ya saha Yesu yamubwiriyemo ati umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Inshuti ya Yesu, ongera wibuke ya saha Yesu yakoreyemo igitangaza mu buzima bwa. Ese uribuka ya saha guha agakiza? Ese ujya wibuka ya saha akwishyurira ideni? Ibuka ya saha agukiza uburwayi. Wibuke ya saha akugaburira. Wibuke ya saha guha akazi. Ya saha kwishyurira ishuri. Ya saha arinda abana bawe. Ya saha yongera kubaka urugo rwawe. Ya saha yongera kurinda ubuzima bwawe. Inshuti y'Imana, iyo saha yibuke. Hanyuma ibyo byari bitangiye kukwereka kuri wenyine watawe, bikwereka ko nta nzira nta buryo, ubyime amatwi, ahubwo ukomeze wizere Yesu kuko ni muzima kandi akomeje kurema ibyiza mu buzima bwawe. Mana ishobora byose, Mwuka wawe wera niyibutse mwene data isaha zitandukanye mu buzima bwe wagiye ukoreramo ibikomeye n'ibihamya, kugira ngo yizere ko n'ibyo atari kubona ubu uri kubitegura mu gihe kiri imbere. Akomere abicemo yemye, ahagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo, amen.